Ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba MTN Sport TV, reka nongere mbaye ikaze nanabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru yacu rero ya buri munsi tugenda tukugezaho kuri channel ya MTN Sport TV. Kora subscribe rero unanyeganyeza akazogera, hanyuma rero ujye ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese rero mbaye ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Hanyuma rero imyaka igera kuri 3 irashize umwami rero wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atanze. Hanyuma rero hari abantu benshi batari bazi ko ngo yasize umwana w'umukobwa. Hanyuma rero nkaba ngiye kukwereka uwo mwana w'umukobwa wa Kigeli rero wa gatanu Ndahindurwa, hanyuma nawe wihereye ijisho umukobwa yasize. Akaba rero ari umukobwa mwiza cyane kabisa nkuko nawe urimo uragenda ubibona ku mafoto. Hanyuma rero ngo yanasigiwe imiti ikomeye cyane na sumubyara, ari we rero Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Rero n'imyaka 3 Kigeli atanze ihangana kumutabariza n'inkubiri y'umukobwa bivugwa ko yabyaye. Ni MTN Sport TV rero ndagaruka nyuma y'ayo masegonda turamburira hamwe inkuru rero ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ndetse ngo n'inkubiri y'umukobwa bivugwa ko yabyaye, ndetse n'ihangana ryabaye mu kumutabariza hariya rero mu karere ka Nyanza ku bijyanye rero n'uyu mwami watanze rero mwaka wa 2016. Mu ngubu imyaka ikaba ibaye igera kuri 3 yose. Ni MTN Sport TV rero n'amasegonda make, hanyuma rero nkaza nkuramburira iyo nkuru ku buryo burambuye. Muri iyi nkuru rero ndi bukoreshemo imvugo za cyami gusa, imvugo zibwamirira akaba arizo ndi bukoreshemo cyane. Ubwo rero abantu muzi Kinyarwanda cyo hambere turaza kumvikana ku buryo bukomeye cyane, kandi na buri muntu wari wese andizera neza ko ari bubashe kunogerwa ni inkuru ku buryo burambuye. Niwumva tuvuze rero kumutabariza, burya bajya bavuga ngo umwami rero ntago bamushyingura no kumutabariza. Ibyo rero akaba ari imvugo zigenda zikoreshwa. Gupfa k'umwami rero no gutanga, ngira ngo abenshi rero ibyo urabizi. Akaba ari byo rero turi bukomeze kugenda tugarukaho muri rusange. Ni MTN Sport TV rero n'amasegonda make aza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwese mbahaye ikaze. Nyuma rero inkuru y'umukobwa bivuga ko yabyawe nayo rero yaciye igikuba. Byagiye rero biwiswa kenshi ko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari afite umwana, ariko rero hakabura byamwa, ndetse n'abahindiro abo mu muryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nta n'umwe wigeze abishyira ku mugaragaro mbere y'uko umwami atabarizwa, by'umwihariko mu mihango yose yabereye i Nyanza. Mu kumutabariza rero ibijyanye nuko yaba yarabyaye ntibyigeze bivugwa na gato. Amakuru rero ikinyamakuru Igihe cyamenye ngo nuko uyu mukobwa w'umwami ndetse n'umugore babyaranye bombi bariho kandi baje ngo no kumutabariza. Bivuga ko rero uwo mwana w'umwami uzwi rero nko bita Jackie yavutse mu Ukuboza mu mwaka wa 1975, avukiye muri Uganda aho umwami yari mu buhungiro. Ubusanzwe rero mu muco nyarwanda byari umuziro kuba umwami yashakira umugore mu mahanga, ndetse rero indangagaciro z'umuco nyarwanda zatumaga nta n'umwe wageragezaga kubirengaho. Amakuru rero yasagaye nyuma gato y'uko umwami atabarijwe ari uko rero Jackie afite abana bane, abakobwa 2 n'abahungu 2. Jackie rero akaba ari umukobwa w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, ariko rero aribo buzukuru b'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Abo bana rero ngo biga mu Bwongereza, ndetse ngo bo n'umubyeyi wabo bakundaga gusura sekuru umwami rero aho yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mo rero mu batangabuhamya bo mu muryango wa hafi w'umwami agize ati rero muri 2011 yagiye gusura umwami muri Amerika, amuha impano y'impeta akunda kuba rero anayambaye. Bakundaga rero kuvugana buri gihe, ndetse n'abantu rero bajyaga hanze babonamo cyangwa se babonana n'abantu bajyaga hanze rero babonana n'umwami akababwira ngo bamusurire umwana we. Kuwa 16 rero Ukwakira mu mwaka wa 2016, ndetse tukagaruka n'uyu munsi ku itariki 16 Ukwakira 2019, ni imyaka igera kuri 3 irashize rero u Rwanda rubuze umwami waryo wa nyuma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa waruyoboye mu bihe bikomeye rero kugeza rwirukanywemo ku ngufu rero mu mwaka wa 1961. N'umwe rero mu bami bategetse u Rwanda babayeho mu bihe bikomeye wimitswe bitandukanye n'abandi cyangwa se n'abandi, ntagire igihe cyo kumva icyanga cy'ubutegetsi no gukorera igihugu cye nk'uko yabyifuzaga. Yatanze rero mu ijoro ryo kuwa 6
Ukwakira 2016 rero afite imyaka 80 y'amavuko. Atangira rero muri leta ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azize rero izabukuru. Hanyuma rero ngo kumutabariza habaye intambara ikomeye ku bijyanye rero no gutabariza uyu mwami. Hanyuma rero uko amakuru agenda abigaruka, umwami Kigeli mu myaka rero 55 ari mu buhungiro yabanaga n'uwahoze ari umukarani we Boniface Benzinge. Amaze rero gutanga Benzinge rero na Emmanuel Bushayija, Kigeli yari yabereye se wabo n'abandi bake babaga hanze y'igihugu banze ko umugogo we ucyurwa ngo utabarizwe mu Rwanda. Umugogo n'umurambo w'umwami. Hanyuma bavugaga ko rero bihakanye cyangwa se bihabanye n'ibyifuzo by'umwami ubwe, kuko rero mbere yo gutanga yasize yasabye ko atabarizwa mu gihugu. Icyo kandi babishingira ko babishingira ko rero yamaze igihe kinini mu buhungiro, ngo kuba rero yaratanze atarabunduka ni ikimenyetso rero cy'uko atifuzaga kuhatabarizwa. Bavuze ko rero umwami igihe cyose yagiye asaba gutaha nk'umwami, leta y'u Rwanda rero ikabyanga ikamusaba gutaha nk'abandi, bityo ko rero adakwiriye kuhatabarizwa. Kuba rero mu muryango w'umwami barimo rero Mushiki Speciose Mukabayojo uba mu Rwanda, guverinoma y'u Rwanda n'abandi bo mu muryango w'umwami basabaga ko atabarizwa mu Rwanda agahabwa icyubahiro akwiye. Ngo yoboye rero igihugu agatabarizwa imwima aho yimikiwe hafi rero y'umusezero wa mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umuryango rero warahuye ngo bemeza aho umwami atabarizwa, bibaha iby'ubusa. Amezi rero abira ashira nta kiragerwaho, hitabazwa rero urukiko rwo muri leta ya Virginia ngo rufate umwanzuro waho umugogo w'umwami ugomba kutabarizwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa rero yamaze imyaka 55 mu buhungiro, yaranze gufata ubundi bwene igihugu kandi byarashobokaga ko abubona. Iyi rero n'indi ngingo ikomeye iruhande cyangwa se rwabifuzaga ko atabarizwa mu Rwanda arwinjiranye mu rukiko, bumvisha umucamanza ko ari ikimenyetso cy'uburyo yiyumvaga mu Rwanda kurusha amahanga. Ku itariki ya 5 rero 2017 Mutarama, nyuma rero y'iminsi ibiri yumva impande zombi, umucamanza yasuzumye ibisobanuro by'impande yahawe, afata umwanzuro w'uko Kigeli wa gatanu atabarizwa mu Rwanda kubera ubusabe bwa mushiki we Mukabayojo rero, kuko ari we cyangwa se ari we wa hafi wo mu muryango we. Kuvana rero umugogo muri Amerika byabaye indi ntambara. Urukiko rumaze gutanga uburenganzira ngo umugogo w'umwami uzanwe mu Rwanda, mu muryango we rero bagiye bagiye ku buruhukiro bw'ibitaro muri Virginia rero kwaka umugogo. Pasiteri rero Ezra Mpyisi, imwe mu nshuti za hafi z'uyu mugabo ndetse akaba yaranabaye umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu na mukuru we Mutara rero wa gatatu Rudahigwa, yavuze ko bahasanze umuzungu akabamenyesha ko icyangombwa kigaragaza ko umwami yatanze cyanditseho ko azatabarizwa muri Portugal. Cyangwa se kubera ko muri Portugal hakiri ubwami, hari amafaranga yajyaga avayo aje gufasha Kigeli wa gatanu Ndahindurwa rero aho yabaga muri Amerika. Maze gutanga rero bashaka kubyuririraho ngo umugogo we uzagiye kuhatabarizwa. Mpyisi avuga ko rero byari amayeri y'abatarashakaga ko atabarizwa mu Rwanda n'uburyo bwabo. Abantu rero muri Portugal ngo bakomeze kumucuruza, bamushyire mu nzu ndangamurage, maze abanyamahanga bajye baza kumureba bishyura. Abo mu muryango wa Kigeli rero bifuzaga ko azanwa mu Rwanda cyangwa se bahagamye uwo muzungu. Ngira ngo abo mu Rwanda rero bifuzaga ko, cyangwa se abo mu muryango bifuzaga ko azanwa mu Rwanda ngo bahagamye uwo muzungu, bamubwira ko rero ibyangombwa bigomba guhinduka bashingiye ku cyemezo cy'urukiko. Umugogo rero ugataha mu Rwanda. Umuzungu rero yageze aho arabyemera, ariko avuga ko guhindura ibyo byangombwa ngo bandikeho umugogo ugiye mu Rwanda bizatwara ibyumweru 4. Mu kubabwira gutyo rero bishoboka ko yari ari ku isuri cyangwa se yarari ku isiri n'abatarifuzaga ko umugogo utabarizwa mu Rwanda, kuko byaje gutangazwa ko batifuzaga cyangwa se ko bifuzaga kujurira. Hanyuma rero abo mu muryango wa Kigeli bongeye bamagana rero umuzungu kugeza ubwo yemeraga guhindura izo mpapuro, kugeza ubwo rero umugogo w'umwami uzanywe mu Rwanda, hanyuma bakanawuherekeza rero hari mu karere ka Nyanza, akajya bariho bajya kumutabariza ku bijyanye rero n'umwami. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa rero yabaye umwami kugeza ku itariki ya 28 Mutarama mu mwaka wa 1961 ubwo yahirikagwa
cyangwa se yahirikanwaga n'ingoma ya cyami, ndetse Kamarampaka yemeza ko ingoma ya cyami isezerewe hakimirwa repubulika. Yakuweho rero na Mbonyumutwa ubwewe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari yaragiye Kinshasa, aho yagombaga kubonana n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye uwo bita Dag Hammarskjöld. Hanyuma rero Ndahindurwa wari warabatijwe Jean Baptiste yakomeje ahunga anyura mu bihugu birimo Tanzania, Uganda na Kenya, akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabonye ubuhungiro umwaka 1992 atura mu mujyi muto wa Oakton wo muri leta ya Virginia. Rero akaba yaritabye Imana muri 2016. Rero imyaka ikaba ishize ari 3, cyane cyane rero bikaba bitarigeze bivugwa ko afite umwana w'umukobwa, gusa bikaba byaraje kumenyekana ko afite umwana w'umukobwa nawe ufite abana bagera kuri 4. Hanyuma rero reka mbashimire mwese ni M24 TV, inkuru zacu naruka mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Reka rero mwese mbashimire, nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bye bye, inkuru zacu nakagaruka.